Nongeye kubasuhuza inshuti za Logos 26, wa muyoboro ubagezaho iby'ibanze mu bumenyi buhebuje bwa filozofiya. Tuba tugira ngo tuganire kugira ngo twumve nimba twakunguka ingingo nshyashya zidufasha kuba etre no kubaho existence. Ni ukugira ngo tubashe kubaho mu bintu twumva, tubashe kuba turi libre kubera ko reason nyine idufasha kuba libre mu buzima bwacu, kubaho utagengwa na belief, utagengwa na tradition, utagengwa na dogma, ukubaho uko wagakwiye kubaho. Hashize iminsi rero abantu benshi bahura n'ibibazo condition humaine, ba bantu bahura n'ibibazo bakagira depression zikabije kugira naho umuntu yimanika cyangwa agahubuka ku itaje ndende. Rimwe na rimwe njya ngira amatsiko nkibaza icyo uriya muntu aba ari gutekereza, ariko nanone ntiwamugaye kuko hari umuhanga Kierkegaard wavuze ko no kubaho ubwabyo ari ubutwari. Ni ukuvuga ngo iyi si turi imbere irimo ibibazo byinshi. Umuntu areba ikibazo cy'urupfu, ikibazo cy'ubukene, ikibazo cyo gutandukana n'uwo bakundanaga, ikibazo cyo kugira nyine ako gahinda atewe n'ibintu bitandukanye, akabura akazi, akiga ariko ukabona ntibikunda, agakora ibishoboka byose ngo abeho yishimye ariko bikanga. Rimwe na rimwe rero agatangira kubona isi nk'ikintu kibi, agatangira kumva haza ubuzima, agatangira kumva kubaho bimurambiye. Ese wowe ntajya urajya kumva ngo wumve nyine wibajije sansi y'ubuzima urayibuze, ngo wumvishe ntushaka kubaho, ugahinduka umunegativiste, ugahinduka umupesimiste nk'uko benshi babivuga, aho kwibera umwobutimiste cyangwa umupositiviste. Nubwo hari umuhanga wavuze ko yaba kuba positiviste donc kuba optimiste, yaba no kuba pessimiste, byose ni ukuba imbesire. Umuntu yari akwiriye kubaho gusa bijyanye na reason ye, ntafane ibintu kuko wenda ibintu byamuhiriye cyangwa biveho kuko byamwangiye. Niyo mpamvu kuri uyu mugoroba ngiye kubaganiriza ku ngingo ishobora kuvuga iti positive thinking begins when we learn to see reality as it is rather than as we wish it to be. Iki nicyo cyica abantu benshi, tukifuza ko ibintu biriho biba nk'uko tubyifuza, nk'aho twabiretse ngo bibeho nk'uko biriho. Reka turebe rero icyo tuganiraho muri uyu mugoroba. Ubundi positive thinking byagakwiye kujyana na reality. Donc reka mbahe road map cyangwa inzira y'ukuntu ushobora kumva ibitekerezo bya filozofiya bikagufasha kubaho neza utarinzwe wicwa na depression. Icya mbere, turanyura muri ancient philosophy turebe, ni ya filozofi ya kera nyine mbere y'ivuka rya Yezu kugeza mu mwaka wa 300 nyuma y'ivuka rya Yezu, aho hatangiye umuhanga nka Saint Augustin, hanyuma akabatangije igihe cya medieval cyangwa moyen age. Turaza gusubiraho kugihe noneho gisa nk'icyatangijwe na René Descartes, icyo twita modern period. Hanyuma tuze kureba contemporary period yari igizwe na existentialism cyangwa se nyine nyirizina yibanda ku bibazo umuntu ahura nabyo muri iyi si. Hanyuma turasoreza ku muhanga witwa Viktor Frankl, hanyuma turebe ukuntu dushobora practicinga iyi filozofi nyine kugira ngo idufashe kubaho neza mu bwisanzure. Iyo groupe rero y'abafilozofe turavuga wenda timeline of philosophy insight ku kijyanye n'imibereho ya muntu, turaza kwicamo kabiri. Groupe ya mbere turareba Socrate wabayeho muri 470 kugeza muri 399 mbere ya Yesu Kristo. Tureba Aristote wabayeho muri 384 kugeza muri 322 mbere ya Yesu Kristo. Turareba Saint Augustin nk'uko namwabwiye, ni umugabo wabyaye umwana witwa Adeodatus, akamubyara nyine ubwo atarashatse. Namwe muzi uko uwo mwana nyine aba ameze, rimwe na rimwe ateza n'ibibazo mu kumurera, ariko hari kera, ubu ngubu ubwo byarahindutse. Turaza kureba Aquinas, Thomas Aquinas, umuhanga cyane, tumaze umwaka ushize twijihije yubile y'inyabutatu ye, nabyo nzabibabwiraho. Turaza kureba Descartes, turebe uwitwa Kant wa develop icyo twita ethique catégorique cyangwa imperatif. Ugomba gukora ikintu kubera ko ugomba kugikora, kandi icyo ukoze ukifuza ko n'isi yose aricyo yakora. Turaza kureba kuri Kierkegaard wavuze ko kuba hari uguhuguta, ese life is suffering, nabyo turaza kubireba. Turebe kuri Nietzsche wavuze ko Imana yapfuye, tugomba kuba Imana twebwe ubwacu, tukaba icyo twita Übermensch cyangwa se superhuman
tugasimbura umumaro w'Imana yari kuzaba ifite. Turebe noneho na Frankel wabaye mu 1905 ejo bundi, wenda wabona hari bamwe bari kunkurikirana baba baravutse icyo gihe. Courage. Reka turebe noneho rero ku mufilozofe wa mbere witwa Socrate, yaduhaye icyo twita courage yo gufesinga realite. Ni ukuvuga Socrate ntabwo yigeze atekereza isi nk'uko itari yayitekereje nk'uko iri. Niyo mpamvu kuri we yatangije akantu kavuga ngo connaître toi toi-même, banza wimenye wiyumve neza kugira ngo bigufashe no kumva realite. Akatubwira ko an examined life is not worthy of living. Buriya nuramuka umaze umunsi ukamara undi wiryamira iyo minsi igahita ukumva ko byarangiye, uwo munsi uba ugupfiriye ubusa. Wari ukwiye kwiyegizamayininga utibeshye, ukareba nyirizina umunsi wagenze ute, ibintu wari ukwiriye gukora wabikoze. Ejo hari igihe uzakena ukagira depression kandi wenda wirirwaga uryamye, hanyuma nyine ukabura umwanya wo kugira n'icyo winjiza. Nibyo akazi karabuze, ariko wenda n'abagafite hari igihe ugakora nabi bikarangira bakagukuyeho. Ese ujya ufata umwanya mbere yo kuryama ukevaluwa uko umunsi wawe wagenze, ukinyuramo ukibwiza ukuri, aho gukomeza kwibeshya ko ibintu bikomeye wenda bidakomeye. Donc positive thinking kuri Socrate start with honest self examination. Ni ukuvuga ko ugomba kwiyevaluwa ubwawe, ukareba ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, ukareba nimba wakoze icyo wagombaga gukora, ukareba nimba wakoze icyiza, kugira ngo ejo utazagira depression iturutse mu byo wagombaga kwirinda mbere. Niyo mpamvu ukwiriye kumva realite as it is, ntuyumve nk'uko ubyifuza, hari igihe uba wowe wibeshye. Reka turebe undi mufilozofe bita Aristote. Aristote avuga ko umuntu akurira mu gukurikiza virtues. Virtues muzi ibyo ari byo, ntugomba kugira ubusambo, la gourmandise, ugomba kugira icyitwa temperance, ukagerageza kwifata, ukagira courage n'izindi nzajyana zibabwira. Ariko yavuze ko true happiness cyangwa icyo bita eudaimonia biva muri virtuous activity, not pleasure alone. Hari abantu mwiroha mu mayoga muvuga muti hashye, reka n'ubundi gusinda n'itombora, bugacya unaniwe, bugacya wumva amafaranga yagushizeho, urananiwe. Ese koko byari bikwiriye ko wijugunya cyane muri pleasure aho gukurikiza ikintu wakwita reasoning, ukareba ikigufitiye umumaro? Burya rero ibyishimo by'umuntu uriho hano ku isi bishingira ku buryo afata imyanzuro iri illumine na reason, cyangwa se imyanzuro yatekerejeho, kurusha kwiroha mu bintu by'ibyishimo gusa. Biriya bishimisha umubiri nta kabuza uzakuramo depression. Mbaye nk'uburiye ndi hano kuri Logos 26. Undi mufilozofe twavuga ni abastoiciens, barimo abantu benshi, harimo nka Marcus ndetse na Epictetus, batwigishaga yuko amahoro bundi ava mu gutandukanya ibintu dufiteho ubushobozi n'ibyo tudafiteho ibishobozi. There are things which depends on us, there are things which do not depends on us. Ese buriya nimba uhuye n'impanuka, impanuka atari wowe wayiteye, birakwiriye ko wumva igushavuje. Hari ibintu uba udakontorora. Ariko nanone rero nimba unyweye inzoga ugasinda waziguriye, ukaba wumva umerewe nabi, aho ngaho niho ufite ikibazo. Kuba mu isi bisaba kwakira ko hari ibintu twebwe tugenzura aribyo tuba dukwiriye kwitaho, hari n'ibyo tudafiteho ubushobozi aribyo tuba dukwiye kureka bikagenda. Ni ibihe dushobora kwitaho rero? Nka attitude, uko twitwara buriya biratureba, twebwe dushobora kubigiraho ubushobozi, imbaraga dufite. Donc how hard I try my I try things and how is my dedication. Ukareba ngerageza ibintu ku buryo bungana gute, kandi ndi dedicated ku buryo bungana gute. Wowe urakora ikintu cyakanga ugahita ukireka, ejo wafayaringa ukavuga ngo abandi bagira Imana barakoze birabahira, naho we wanze kongera kugerageza. Our effort ni ibintu dufiteho ubushobozi, the choice we make. Ni ukuvuga ko amahitamo dukora nayo ni twebwe areba, nta wundi muntu uguhitiramo. Nuhitamo nabi birakureba. Ikindi kintu ni habits. Burya ibintu uhugiramo ukora buri munsi nabyo birakureba. Ushatse wagikora uyu munsi, ejo bundi ukacyihorera. Ntese ntibabwiye ko gutsinda ari ugusubiramo kenshi? Nimba ntahandi wabyumvishe, ndabikubwiye, ikintu usubiramo kenshi kirushaho kuba habit yawe, bityo kikagufasha gutsinda. Values n'ibikorwa dukora byose ni ibintu bidepanda kuri twe dufiteho ubushobozi. Ariko rero whether nta bushobozi tuyifiteho,
uyu munsi wabona imvura iguye cyangwa ejo izuba rikaka cyane, nuhinga ukarumbya kubera ko izuba ryavuye cyane, nk'ubwo urababazwa n'iki ko atari wowe ugusha izuba, akaba atari nawe ugusha imvura? Ibyo ntabwo bikwiriye kuguhangayikisha. Ikindi mvuga rero ni other people. Burya abantu bavuga ibyo bashaka, batekereza ibyo bashaka, bazakuvuga nabi, ariko nyine nta bushobozi tubafiteho, ntushobora kubakontorora, kereka wenda hari abategetsi bakomeye cyane bashobora kwempoza imbaraga zabo bagacisha abantu, ariko wowe ubwawe nta mbaraga ufite ku bandi bantu, ukwiriye kubimenya. The past rero, ahahise nta kintu uba ufite kuhahinduraho, hakira facing the future and the present, nibyo bishobora kugufasha kubaho utari muri depression. The future also, ejo hazaza ntihakaguhangayikisha uvuga ngo ejo nzarya iki, nzabaho ne, kuko si wowe uhagenga. Mu gihe ukibyibaza ushobora gucaho. Ese nababwiye ko Martin Heidegger yavuze ko dès qu'un enfant est né, il est assez aussi vieux pour mourir. Ako ngako ukumve, umwana uvutse arapfa, umukobwa w'umwangavu arapfa, umukambwe akitaba Imana, abantu bose bashobora kwitaba Imana, ntuzagire gutyo. Noneho reka tuvuge rero no ku zindi event ziba ziri unexpected. Augustine rero yavugaga ko we ikijyanye wenda no kwishima kiba kiri rooted muri truth, reason na faith. Ni ibintu donc ugomba kwemera ukizera ariko ukanatekereza kugira ngo ubeho mu buzima bwawe bwishimye. Undi twavuga ni Descartes wavugaga ko gutekereza neza ndetse no gukora ushyizemo ubwenge no kubaha ikiremwa muntu, Descartes na Kant babihuriraho, bakavuga ko ibyo bintu bituma ubayeho wishimye. Nukunda umuntu ukamubeshya ukamuhemukira, depression azagira nawe ugire, usange nyine mwese muguye mu kaga. Gurupe y'abafilozofe ba kabiri twavuga ni nka Kierkegaard na Nietzsche twavugaga. Kierkegaard uvuga ko kuba hari uguhuguta ukwiriye kubyumva ukabyizera, nta kundi byagenda mu buzima, harimo ibibazo, ntabwo ari wowe uhuye n'icyo kibazo wenyine, wifata umwanzuro uhubutse, banza utekereze kabiri cyangwa gatatu. Nietzsche wavugaga ko Imana yapfuye, yashaka kuvuga gusa arebye abantu bakora ko tutagendera kuri values z'Imana, ukwiriye ubwawe kuba umuntu uri strong, ukagerageza gufata imyanzuro igushingiye. Uratinya urupfu kandi n'ubundi uzapfa. Ibyo ngibyo ni ukwikirigita ugaseka, ni ukubeshya ko usinziriye kandi ukanuye, ni ukwicara uhagaze uritonde. Wenda undi mufilozofe twavugaho ni abo ngabo nyine bakomeza kuvuga ko gukura biva mu gukonfrontinga anxiety cyangwa se uncertainty cyangwa se challenge. Twavuze yuko ubuzima cyangwa umugabo ari defined by ibibazo yakemuye. Nimba akabazo kaza kose ugahita wumva umutima wawe urahagaze, ukumva ukutse umutima, amabere akikora utonsa, aho ngaho ufite ikibazo. Nawe ushobora kuba urwaye childhood neurosis, wumva ko ushoboye ibintu kandi utabishoboye. Hari ibyo dushoboye, hari n'ibyo tudashoboye. None se twakapurika ibitekerezo bya filozofiya gute kugira ngo natwe tubeho twishimye? Mfite rero modo iteye gutya. First of all, observe, reba ibintu uko bigenda. Imvura nigwa ntiwayihagarika, umuyaga nuha ntiwawuhagarika. Icya kabiri, accept, ibintu bije byakire kuko nyine ntuba wabisubiza inyuma, ubundi wigirire amahoro. Icya gatatu, interpret, buriya agahinda kenshi tugira gaterwa na judgment dukora ku bintu, kuko hari ibintu bikubabaza njye ntibimbabaze kandi byatubayeho kimwe. Nimba ukennye nanjye ngakena ariko ukabona njye ndishimye, wowe ukumva byagucanze. Burya uzajye witondera judgment ukora ku bintu ubundi ubifata gute? Si ibintu bifata koko nk'uko biri cyangwa ubifata nk'uko we wifuje byakabaye? Bisubiremo urebe, hanyuma numara kuinterpretinga, choose what is right, avoid what is bad, what is evil, kora lo bien, hanyuma uhunge lo mal. Gerageza kubaho bihuje koko n'umuntu n'icyo Imana ikwifuzaho. Numara guhitamo rero act, ukora igikorwa, wikwicara cyangwa wumve ko byose bizikora. Iyo niyo modo nshobora kukubwira. Nasoreza aho rero nkafite umwanzuro nkavuga ni authentic positive thinking is not denial. Ntabwo ari ukuvuga ngo reka biriya mbireke, ahubwo it is truth, ni ukuri, it is meaning and constructive action. Ndumva rero ari byo nababwira, nabashimira cyane kuri uyu mugoroba tugiranye. Kora subscribe, like and share, hanyuma duhure muri video itaha.